Good morning, brothers and sisters. Bene data mwaramutse. Malamuche. Mwaramutse. I'm Max. Ninjye Maxi. I'm 29 years old. Mfite imyaka 29. I'm old volunteer. Ninjye wari umukoranabushake urusha abandi imyaka. First, read the Bible. Reka dutangire dusoma Bibiliya. Isaiah Chapter 47, verse 13. Ibice 57 umurongo wa 13. Isaiah chapter 57, verse 13. Yesaya 57 ibice umurongo wa 13. When you cry out, let your collection of idol deliver you, but the wind will carry them all away. A breath will take them, but he who puts his trust in me shall possess the land, and shall incorrect my only mating. Isaya 57 umurongo wa 13 haranditswe ngo ubwo utaka ibyo wakoranije ngaho nibigukiza, ariko rero umuyaga uzabitwara, umwuka uzabikuraho byose. Ariko unyizera niwe uzahindura igihugu, kandi niwe uzaragwa umusozi wanjye wera. Amen. Amen. This is the promise of God I received before coming to Rwanda. Iri ni ryo sezerano ry'Imana nakiriye mbere yo kuza mu Rwanda. I am grateful to stand here and give this testimony to you. Biranejeje kubahagarara imbere nkaba mbasangiza ubuhamya bwanjye. I remember one of so shameful memory. Hari ibintu nibuka ariko biteye ikimwaro. When I played as a goalkeeper, nigeze gukinana umupira n'abandi ariko ndi umunyezamu. I was very struggle. Nari umuntu uhangana cyane. Especially Jiang kicked the ball of penalty. Jiyongo rero agahungu gato kaje gutoranywa ngo kantere penalty. Even so, I could block the ball. Uwo mupira urananira kirinjira. I didn't. Ntabwo nafashe. Right after, ako kanya I just went out and walked away far from home. Nahise nisohokera mu kibuga ngenda njya kure ndetse yaho tuba. I prayed to God for a miracle. Nagendaga nsenga ngo Imana imfashe inkorera igitangaza. During the day, muri uwo munsi I met a woman carrying a Bible. Hari umudamu twahuye atwaye Bibiliya mu ntoki. We talked shortly. Twagiranye akaganiro kagufiya. And she said she is going to church. Arambwira ngo agannye ku rusengero. Later, nyuma, I was very thirsty. Numvise mfite icyaka cyinshi. I found abundant school with a large bucket for water. Haranasanze indobo yo kwishura ahantu bahibagiriwe ariko yarimo amazi ndayanywa. I drink it, but I didn't have a stomach problem. Gusa nta kigifu cyabaye. And I start to feel hungry. Gusa numvise ahubwo ntangiye gusonza. So I continually to pray. Nkomeza ya masengesho nababwiye nari natangiye. God answered my prayer by sending another person to me. Imana koko yaransubije inyoherereza undi muntu. He shared his food with me and
took me to a place to eat at night. ampa ibiryo ansohokana ahantu ngo tusangire mu kagoroba. I thought I could spend the night there, nabanje gutekereza ko ndi bunahabona icumbi ry'iryo joro, but unfortunately, gusa amahirwe make kuraraho ntibyakunze. the police intervened, ahubwo polisi yabijemo, and I ended up spending the night at the police station. ahubwo iryo joro ndirara kuri kasho ya polisi. This experience taught me a lesson. rero ubu bunararibonye cyangwa se ibi bihe hari isomo byanyigishije. Following my desires can lead to suffering. ko gukurikira ibyifuzo byanjye bizanjyana mu kababaro. However, rero when I seek God, igihe nashatse Imana, He provides everything. Imana yansezeranije byose. I am grateful for overcoming language problem. ndashimira Imana yandengeje iki cyo kurenga imbibi z'uru rurimi rw'icyongereza cyane, Learning to preach. nkabasha kurugerageza kandi nkanagerageza kubwiriza, And relying on prayer as a volunteer without money or a phone. nkaniringira ikintu cyo gusenga Imana nk'umukoranabushake utari ufite amafaranga, ntemerewe no gutunga telefone. I want to express my gratitude to those who have helped me. ndifuza kandi kugaragariza ibyishimo ku bantu bamfashije, Of someone. cyane abadamu b'abapasiteri bose, Mama Noah, mama Mbuto, Mama Salon, mama wa Cheng, Mama Chen, na mama wa Sharon, many church member help us. n'abandi benshi cyane bagiye baturwanaho. I have felt the love of a big family here in Rwanda. nishimiye cyane n'ubu ndumva nishishira urukundo rw'umuryango mugari nungukiye aha mu Rwanda. This country has become my second home. iki gihugu cyambereye iwacu ha kabiri. Thank you. And I will always cherish it. kandi nzajya mpora nkishimira. I plan to return. ubundi ndi gupanga kuzanagaruka. Work, nkakorera ino, live, nkahaba, and start a family here. nkashaka n'umugore nkabana nawe inaha. Trusting that God will guide me. kandi ndabihamya, nizeye ko Imana izabimfashamo. Amen. I ask for your prayers. gusa mbasabye amasengesho yanyu. Last time I want to show you another promise of God. ariko reka nsoze mbereka irindi sezerano mfite. Proverbs chapter 3 verse 6. riri mu Migani ibice 3 umurongo wa 6. Proverbs chapter 3 verse 6. Imigani ibice 3 umurongo wa 6. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Hallelujah. Haleluya. Amen. Thank Amen. you. Murakoze cyane. murakoze.